bene data bari muzi ko ubunebwe n'umwete bigendana. Ibi bintu biragendana. Ibi bintu bisa nk'amahasa ariko bifite aho bitandukaniye. Kimwe kirasunika, kimwe kigakurura. Izi ni imbaraga ebyiri. Kimwe kigusunika imbere, kindi kigusunika inyuma. Rero ugomba gusobanukirwa neza ese ni kiye uri bugendane nacyo muri iyi minsi. Ni iki uri bitemo gufata, ni iki uri bitemo gukoreramo. Umwete n'ubunebwe ni bibiri biragendana ariko ntabwo byicarana. Iyo kimwe wacicaje mu buzima bwawe kindi kirahagarara. Iyo kimwe wakimye kwicara ikindi kirahagarara. Nuko biri. Ibi bintu biko ari bibiri ntago byinjira mu buzima bwacu hamwe. Iyo kimwe gihawe karibu ikindi gisigara hanze. Nimba uhaye karibu umwete umenye neza ko ubunebwe buri hanze bukirimo burakomanga buri buradiringa wa mwete wasohoze nanjye ngica nuko biri. Mu buzima bwacu arimo intebe imwe yicaraho umwete cyangwa se ubunebwe. Niyo mpamvu iyo kimwe kinjiye mu buzima bwacu ikindi kisigara hanze. Ntabwo bishobora kwinjira hamwe mu nzu yacu mu buzima bwacu. Oya. Iyo kimwe kinjiye ikindi gisigara hanze. Umwete wabuze ntabwo uri kure. Oya. Wicaje ubunebwe setu nta kindi. Urubwira ubunebwe ati haguruka ava hanga. Umwete nawe urahita wicara. Nuko biragendana ariko ntabwo byicarana. Tugomba guhangana tugashakisha umwete Imana ishigikira. Kuko ntabwo ari umwete wose Imana ishigikira. Ubyo mubimenye. Si umwete wose Imana ishigikira. Hari umwete Imana ishigikira. Ese nuwuhe? Iki ni ikibazo tugomba kwibaza. Nkuko natanye babwira mu mwuka niho duhura n'imbaraga zikomeye ziturwanya, kuko niho dufite umwanzi ukomeye wamenyereye intambara umaze igihe kirekire atugwanya. Afite ibintu bibiri bikomeye adateze kuvaho. Icyambere se w'ibinyoma arabeshya. Icyakabiri afite umwete wo kugwanya umugambi w'Imana. Uwo ni Satani na wundi wahoze yitwa Lucifer. Ubu iyo yaguhagurukiye kugwanya. Ese ni ryara atakugwanyije. Utaraza no muri isi arakugwanyije. Uyigezemo akomeza kukugwanya. Umutsinda mu gitondo ku mugoroba akabayaje. Ku mugoroba wamutsinda ejo mu gitondo akagaruka. Ntarambigwa nta cikinege. Yigeze kugwanya Yesu mu butayu ngo aramusiga haragenda ngo amutege ikindi gihe. Yamuteze kenshi, amutega kenshi. Aramutsinze n'uyu munsi narabyemera arimo aratugendaho natwe aba yasize nk'intumwa ze atunaniza. Ntabwo acikinege, ntabwo arambigwa dore ikintu Satani afite cyiza nagara. Icyambere ni kibi afite ni sebe ibinyoma. Icyakabiri cyiza cyane umwete. Yaba twa dufite umwete Satani afite Mana yanjye twagera kuri byinshi, ariko umunananirwa rimwe gusa akabivamo, munacikenega akabivamo. Oya, tugomba kugira umwete. Biravango mucunguze igihe kuko iminsi ari mibi. Ducungure igihe bwoko bw'Imana. Ducungure kino gihe turimo. Duhindure byinshi muri bino bihe. Umwete Imana ishigikira. Turabona mu gitabo cya Yakobo igihe cya 5:16 ngo yari yari umuntu nkatwe muri ko yasanganye umwete mwinshi cyane ngo maze Imana iramwumvira ifunga ijuru imyaka 3 n'amezi 6. Nyuma y'icyo gihe ijuru rya kandi gufunguka maze imvura yongera kandi kuko. Ese ubu n'umwete wuhe yari yarafite watumye Imana ifunga ijuru imyaka 3 n'amezi 6? Umwete w'umurimo w'Imana, umwete w'ishaka ry'Imana, umwete wo mu mwuka utandukanye n'umwete wo mu mubiri. Abantu benshi bafite umwete wo mu mubiri. Umubiri dushakisha ibyacu, umubiri twifuza ibyacu, ariko mu mwuka dushakisha inyungu z'Imana kuruta inyungu zacu. Dushakisha umugambi w'Imana kuruta umugambi wacu. Dushakisha guhinduka kw'igihugu kuruta. So dukeneye abantu bafite uwo mutima, dukeneye abantu batekereza gutya muri bino bihe.